kuva uyu munsi hinduka umunyamasengesho. From today, decide that I'm going to be prayerful. Ntukajye upfa gufata umwanzuro wari wo wose nka Yosuwa utagishije Uwiteka inama. Never take any decision like Joshua without consulting God. Kuko mu rukundo harimo abagibeyoni b'abatubuzi. And you find there is people who are scammers. Hari ibintu byinshi Satani yagiye aha isura nziza kandi bihishe ububi. Uri umukobwa mwiza, uri umuhungu mwiza, ariko imbere yawe Satani yateze ibintu bizangiza ahazaza hawe. You are very beautiful young girl, you are a very handsome young boy, but in front of you the devil has put steps or hindrances that will disturb your future. Wowe rero ukeneye gusenga no guhigira Imana ibyo uzayikorera mu gihe izabiguteje imbere. You need as a young person to pray to God and promise God what you want to do in the future. Muntu wa kabiri wasenze isengesho ryiza. I want to talk about another person who had a wonderful prayer. Ni umusore wari waravutse mu muryango ufite ibibazo. Is a young man whose family had very many issues. Hari igihe uvuka abantu bakwitegereza bakagira ngo uri mu bisubizo ari wowe uzagahinda k'umuryango uvuka mu kuteye. Sometimes when you are born, when you grow up, people look at you and think you are doing well, but it is only you who knows what problems, what issues you have in yourself. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 4 umurongo wa 9. Imana ikeneye isengesho ryawe wita ritoya ngo rikubite ikigeragezo kingana na Goliath. God requires that prayer that you think it is small that can put down the giants in your life. Kugira ngo tutabona umwanya wo gusenga Satani yaratujagaraje. In order for us not to get enough time to pray, the devil always distracts us. Umwanya wo gusenga iyo ugeze nibwo wakira message kuri WhatsApp z'abantu bagukeneye. When it's time to pray, you get a message on your WhatsApp. Nibwo Satani ajagaraza ubwonko. Satan, the devil, distracts your brain. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ubuzima budasenga nyirabwo uko agenda kura azarushaho kwiyumvamo igihombo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza. I want to wish you once again a good day. Muri uyu mugoroba nagira ngo buri muntu wese amwenyuriro bicaranye amwifuriza umugoroba mwiza. This evening I want to turn to your neighbor, smile at him or her and wish them a good evening. Imana ibaho umugisha kubw'ubwitange murimo kugaragaza muri aya materaniro. I want to ask God to bless you for the willingness you are showing to listen to his word. Nzi neza ko umuntu wese uturiza aho Imana isengerwa agatega amatwi azabona umugisha. I know very well for sure that if you pay attention and you listen to the word of God, you will be blessed. Nzi neza kandi yuko hari abanyeshuri nabonye twiga barimo kwandika. I noticed that there are some people who are taking notes while we preach. Abo ngabo nkuko nanjye nigaga nandika Imana izabahindura abavuga butumwa. When I was a student, kandi uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza. When I was a student, I also used to take notes and ended up becoming an evangelist. Today I have a very important topic. Amasengesho yabaye meza kurusha yandi. Prayers that were better than the others. Ntabwo nzi muri wowe isengesho wigeze usenga rikakuryohera kugeza uyu munsi. I don't know if you know of any prayer you made that is better than any other prayers. Kuva umuntu yatandukana n'Imana havutse ikibazo cya communication. Ever since man separated from God, there was an issue, a problem of communication. Imana yagennye rero yuko abantu bagomba kuganirira nayo mu ijambo ryayo no mu gusenga. God made it so that if you want to communicate to him, you do it through prayer. Niyo mpamvu Satani arwanya ibyo bintu bibiri byombi. That is why the devil tries all his best to fight prayer. Uramutse ugize umugambi wo kujya mu munsi mukuru w'amavuko w'umuntu runaka, if you happen to attend a birthday party, ntabwo ushobora guhura n'imbogamizi yari yo yose.
It's not a problem. You never get problems. uramutse ushaka gutemberera ahantu ku mazi runaka ngo urye ubuzima, If you want to visit a beach and want to have fun, nta kibazo ushobora kugira, there is rarely a problem that you come across. ariko uzategure gusenga no kwiyiriza ubusa no kwiga ibyanditswe byera, uzabona imitego. But try to prepare yourself to fast and pray. You'll find there are so many hurdles along the way. Gusenga bidufasha kuvumbura ibintu byihishe satani yadutegeyemo. Prayer enables us to discover things that are hidden from us by the devil. Muri iki cyigisho tugiye kureba uburyo bwo gusenga n'akamaro ko gusenga. Tugiye gusaba Imana imbaraga ya Mwuka Wera idutoza gusenga. Today we are going to study how to pray and why we should pray, and we pray that God gives us the power to understand this. Njya numva abantu benshi bavuga ngo ibintu byo gusenga si ibintu byabo. Some people say that prayer is not part of me. Ndetse muri no minsi hari abantu bitwa ko ari abavugabutumwa baba escrow basanzwe babeshya abantu ngo barabasengera ku buryo byabaye business. Today there are people who pretend they are preachers and they say they pray for people, and it has become a business. Bamwe bafata abana ku ngufu b'abakobwa bagiye gusengesha. Some pastors, some preachers end up raping the young women that they are going to pray for. Abandi barya amafaranga y'abapfakazi bababeshyera ngo bazabasengera. Others end up getting money out of the widows that they are pretending to pray for. Kandi isi yose iri muri icyo kigare. And it is not here, it is all over the world. Imana ishaka ko buri muntu wese yitoza gusenga ku giti cye. God wants everybody to learn and practice praying. Umunsi umwe umugabo witwa Yosuwa, One day a gentleman known as Joshua, yarayoboye Abisiraheli. Mose yari yarapfuye. after the death of Moses, Joshua was the leading the children of Israel. Bari bafite ibihugu bibazengurutse byabarwanyaga cyane. They had neighboring countries which were very hostile. Iyo ufite ibintu biguhiga byinshi uba ukwiye kuba umunyamasengesho cyane. If you have so many enemies, you need to be prayerful. Yosuwa yahuye n'ikibazo, ajya kubona abona abantu baje kumureba. Joshua faced an issue. People came to see him. Bari abantu babeshya yuko baturutse mu bihugu bya kure cyane. These people pretended as if they are coming from far off countries. Aba bantu baragiye bashaka mu gihugu ibikweto bishaje. These people went and looked around for old shoes. Izo nkweto zishaje barazibona, barazitunganya, barazibika. These shoes, rugged shoes, were collected and put somewhere. Baragenda bajya mu gihugu bashaka imyenda icikaguritse bigaragaza ko imaze igihe. They went and looked around for used clothes, old clothes, torn, Barangije barayizana nayo. and they also brought these clothes. Bafata abantu bafite umusatsi utarigeze wogosheshwa wajemo injwiri. They got people whose hair had never been cut. It had become dreaded. Abo bantu bari bafite n'ubwanwa bubi bwajemo ibintu byizingazi. These people had very dirty beards which are also dreaded. Baragiye bashaka imitsima, amacapati yamaze kugaga. They also looked for bread which is already getting rotten, Nazo barazizana bazishyiraho. and they brought it and put it together. Bafata ibintu byo kubikamo amazi nabyo bishaje. They also looked for containers to put in water which were also very old. Ku buryo byari bigera ku rwego binuka. They were so old that it reached the level of smelling. Bafata urugendo baza kureba Yosuwa. And they embarked on a journey to go and meet Joshua. Yosuwa bamugezeho arababaza ati murava hehe? When they reached in front of Joshua, Joshua asked them, "Where do you come from?" Nimureba neza mu gitabo cya Yosuwa igice cya 9 aba bantu bitwaga Abagibeyoni. If you look at the book of Joshua, chapter 9, you'll find that these people are called, Abagibeyoni. these were Gideonites. Aba bantu bari abanzi b'Abisiraheli ariko bashaka kugirana nabo amasezerano biyoberanyije. These people were always hostile to Israel, but they wanted to make agreements in disguise. Umutimanama wa Yosuwa warakoze ngo aba bantu wipfa gusezerana nabo. The conscience of Joshua told him, don't just make agreements with this such type of people.
ariko abantu baramubwira bati twe tuturutse kure twakoze urugendo rurerure cyane. These people told Joshua, look, we have come from far away. Reba imitsima yacu twahagurutse ishyushye ubu yaragaze. Look at our takeaway bread, it is old now, it is getting rotten. Amazi twazanye akiri mashyashya umva arimo aranuka. We brought fresh water, but now it is stinking. Twahagurutse iwacu twogoshe dore uko dusa. We came from home with our combed hair, but now it is no longer proper. Duturutse mu bihugu bya kure tuje gushaka Imana yacu. We came from far away and we have come to look for your God. Bibiliya yanjye ariyo mufite iravuga ngo Yosuwa afata umwanzuro akurikije ibyo bintu bamweretse. My Bible tells me that Joshua took a decision based on the information he was given. Itegeko Yosuwa yari yarahawe asimbuye Mose nuko nta ntambwe azatera atagishije Uwiteka inama. The law or the commandment that Joshua had been given after succeeding Moses was that you should not take any decision without consulting God. Satani yongoreye Yosuwa yuko ibyo bintu bidasaba gusengerwa. The devil whispered in Joshua's ears that you don't need to pray for these things. Kandi hari ibimenyetso bifatika nta mpamvu yo gupfukama ngo usenge koresha ubwenge logique. And the devil told him there are evidences you don't need to pray. Yosuwa afata umwanzuro arabarahirira imbere y'Imana ko nta kintu azabatwara. Joshua took a decision and he swore in front of God that he will never do anything bad to them. Iminsi 3 irangiye yamaze gusezerana nabo. 3 days after he had made that contract with them, akoze ubushakashatsi asanga n'abantu baturanye aho hafi b'ubwoko bw'abazira. When Joshua looked around, he came to realize that these are ordinary people who were staying around them. Yafashe umwanzuro abahindura abantu bazaza bashaka inkwi n'amazi mu nkambi y'Abisirayeli baba abakozi. He took a decision to use them as workers who would come collecting firewood and water. Ikosa Yosuwa yakoze natwe niryo kosa tujya dukora. The mistake that Joshua did is the same mistake that we do today. Hari ibigeragezo biza ntufate umwanya wo gusenga. Many temptations come before us and we don't take time to pray. Hari ubucuti winjiramo umwanya wo gusenga ukawubura. Sometimes you enter into a friendship, a relationship, and you don't pray. Iyo ubuze umwanya wo gusenga rero ibintu byiyoberanyije byose biragufata. When you don't have time to pray, so many things come in disguise. Yesu amaze iminsi 40 ari mu butayu asenga byagenze gute? When Jesus spent 40 days in a desert praying, what happened to him? Satani abantu benshi bakunda kumushushanya nk'ufite amahembe n'umurizo ariko siko bimeze. Many people depict Satan as something that has horns and tails and a tail, but that's not the way it is. Satani yafashe ipica yahoranye ari mu ijuru. Satan or the devil disguised himself with a description that he had in heaven. Aza kureba Yesu Satani yarabengeranaga. When Satan came to see Jesus in the desert, he was shining. Ku muntu utareba kure yabonaga ko bisa naho ari marayika uvuye mu ijuru. If somebody was not careful, you would think that was an angel from heaven. Yigize nka marayika uzanye ibisubizo by'Imana. Satan pretended as somebody who came with solutions from God. Kubera ko Yesu yari amaze iminsi asenga yabashije kumva ijwi rya Satani aramwitegereza avumbura ko ari Satani wigize marayika w'umucyo. Because Jesus had spent days praying, he was able to determine that this is not somebody from heaven. Satani azinjira mu musore mukundane ugira ngo n'umuntu mukundanye ari daimoni mukundanye. The devil will go through a young handsome man that you will love and it will be a devil in disguise. Satani azagupfunyikira kado ugire ngo ni iterambere ariko ubuzima bwawe bugiye gutakariramo. Satan will give you a well packaged gift and you think it is a gift from heaven, but it is something that your life is going to be wasted. Umuntu usenga Imana imurindisha amakenga. The person who prays, God protects him forever. Muri uyu mwanya nagira ngo mbabwire abantu bagize amahirwe yo gusenga kandi bagasubizwa. I want to talk to you about people who had the privilege of praying and their answers their prayers were answered. Murabizi twebwe dusanzwe dusenga rimwe na rimwe ukanasinzira utasoje isengesho. Sometimes we pray and we fall asleep before even complete the prayer. Rimwe na rimwe urasenga wakumva bidafite imbaraga ukabireka. Sometimes you pray and when you feel the prayer is not strong, you forget about it. Abanyeshuri benshi
benshi batererana Imana baba bagiye gukora ikizami cya leta akaba aribwo bibuka gusenga. Many students don't remember God. They only remember God when the final exam comes. Ariko ubundi tugomba gusenga nk'uko umutima utera. But we need to pray. We ought to pray as much as our heart beats. Itangiriro igice cya 29 guturuka ku murongo wa 10. When you look at the book of Genesis chapter 9 and we start with verse 10. Bibiliya itubwira uko byagenze kuri Yakobo. The Bible tells us what happened to Jacob. Yakobo yahuye na marayika ndetse barakirana, arangije Yakobo asenga isengesho rikomeye. Jacob came across an angel and they wrestled and they had his prayer. Bibiliya itubwira ibintu bibiri bidasanzwe byabaye kuri Yakobo bigaragaza urukundo rw'Imana. The Bible tells us about two extraordinary things that happened to Jacob that show or exhibit the love of God. Cyambere mu gihe yari yatandukanyijwe n'icyaha cyatandukanye n'Imana yarose urwego. When Jacob was suffering from the fact that he had separated from God, he had a dream, and that dream showed him a ladder from heaven. Byerekana ko iyo umuntu ari mu buzima yumva yaratandukanye n'Imana, Imana niyo izana urwego yazamuriraho amasengesho. This symbolizes that when you are in your own life and you have separated from God, God comes himself to you. Yakobo rero yaraye aho hantu yabonye urwego. Jacob was sleeping that place where he dreamt a ladder coming up. Ararota abona urwego rushinzwe hasi rukageza umutwe warwo mu ijuru. In his dream he saw a ladder that was from the earth and was going up to the heaven. Abamarayika b'Imana barumanukiragaho bakanaruzamukiraho. And the angels of the Lord were coming down and up of the ladder. Igihe Yesu yatangiraga kwigisha aravuze ngo muzabona umwana w'umuntu, abamarayika bamumanukiraho banamuzamukira. When Jesus started teaching, he said, you see Son of Man, and the angels will be coming up and down around him. Ntabwo mbizi niba abamarayika uheruka kubabona bamanuka baje kureba ibibazo ufite bakanazamukana gutaka kwawe bakujyanye mu ijuru. I don't know when you last saw angels from heaven coming to you to see what problems you have and they take your problems upwards. Bibiliya itubwira ko Uwiteka yarahagaze hejuru kuri urwo rwego abwira Yakobo ngo nzakurinda. The Bible tells us that Jesus was standing on that ladder and he told Jacob that I will protect you. Igihe rero Yakobo yamaraga kubona ko ari kumwe n'Imana imusezeraniye ibyiza, yasenze isengesho ku murongo wa 20. After Jacob saw that he was with God and God had promised blessings to him, he prayed the prayer that he finds. Arasenga ati Imana nibana nanjye. And Jacob prayed that when God is with me, ikandindira muri uru rugendo ndimo kugenda, and God protects me in this journey that I'm in, Imana ikazazima ibyo kurya n'ibyo kwambara, and the Lord feeds me and gives me what to dress up. Kubera ko Yakobo yarazi uburyo Imana iteye, ntiyasabye Imana ubwoko bw'ibiryo cyangwa ubwoko bw'imyenda azaza yambara. Because Jacob knew the nature of God, he didn't care about the type of food or the type of clothes that God was to give him. Mwisengesho yasabye Imana kuzamugarura iwabo amahoro. In his prayer he prayed that God should bring him back home in peace. Muri iryo sengesho abwira Imana yuko izaba Imana ye. In that prayer he said, God, you'll be my God. Yafashe ibuye ararishinga. He put down a rock, a stone. Aravuga ati nubwo iri buye ndishinze ningira umugisha. And he told God that much as I've put this stone here, when I get a blessings from you, azaba inzu y'Imana. In this very place there's going to be a house of God. Kandi kuby'Imana izampa n'ubu nubwo ntarabibona. And I believe that God will give these things to me even when I have not seen them yet. Sinzabura guha Imana kimwe mu icumi. Even then I will not fail to give God 1/10 of my possessions. Icyo nshaka kuvuga ni iki, uyu munsi biragaragara yuko ubuzima bwawe hari ibintu byinshi ukeneye kugeraho. Ese ubona umwanya wo gusenga Imana? I want to emphasize that today there are so many things in your life, in my life, that I have not achieved. Do you get time to pray? Imana ikeneye kumva agahinda gaturuka mu kanwa kawe, ikumva n'imihigo ituruka mu kanwa kawe. God wants to hear your issues, your problems, but he also wants to know what steps you want to take. Uri umukobwa mwiza, uri umuhungu mwiza, ariko imbere yawe Satani yateze ibintu bizangiza ahazaza hawe. You are very beautiful young girl, you are a very handsome young boy, but in front of you the devil has put
steps or hindrances that will disturb your future. wowe rero ukeneye gusenga no guhigira Imana ibyo uzayikorera mu gihe izaba iguteje imbere. You need as a young person to pray to God and promise God what you want to do in the future. Umuntu wa kabiri wasenze isengesho ryiza. I want to talk about another person who had a wonderful prayer. Ni umusore wari waravutse mu muryango ufite ibibazo. Is a young man whose family had very many issues. Hari igihe uvuka abantu bakwitegereza bakagira ngo uri mu bisubizo ari wowe uzagahinda k'umuryango uvuka mu kuteye. Sometimes when you are born, when you grow up, people look at you and think you are doing well, but it is only you who knows what problems, what issues you have in yourself. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 4 umurongo wa 9. If you look at the first book of that is the first book of Kings, verse 4, chapter 4, verse 9. Yavutse bamwita Yabesi. Bamwise Yabesi. This young man was called Jabez. Yabesi bari mwise kubera ko mama wamutwite, mama we yagize ibintu by'imibabaro myinshi. When the mother was pregnant with him, she had so many issues. Ibyo byatumye amuha izina ritanejeje. And he was given a very not well sounding name. Kandi iyo bakwitaga izina ritanejeje wabagaho nawe utanezerewe. When they give you such a name, you are always with issues. Nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. The mother named him Jabez because she said that when I gave birth to her, I was in problems. Yabesi yatangiye gukura abona ibintu ntibigenda neza. When Jabez was growing up, he found that he had so many problems. Iwabo bari bafite agasambu gatoya kandi ari benshi afite abavandimwe be b'abanyamahane. He had so many relatives and their place, their home, their land was rather small. Icyo yakoze ni kimwe, yatakambiye Imana ya Isiraheli. What he did, he prayed to God, the God of Israel. Isengesho rye mutega amatwi ni isengesho ryiza. I want you to listen to this prayer. It's a good prayer. Yarasenze ati icyama ukampa umugisha rwose. He prayed that I wish you could bless me, God. Icyambere ukeneye umugisha w'Imana. First of all, we all need a blessing from God. Umugisha w'Imana uzaguherekeza mu mashuri yawe no mu kazi ndetse no mu rushako. A blessing from God will accompany you in school, at your workplace, and even in your marriage. Ibindi bintu byose bishobora kwitwa umugisha ariko bizarangira. Everything else can be called a blessing, but I want to tell you that everything gets finished. Mu isengesho rye yasabye ikintu cya kabiri kidasanzwe. He prayed another second thing which is extraordinary. Kubera ko yarabizi yuko ahantu abari hatoya imibereho idafatika, yasabye Imana kumwagurira imbago. Because he knew that his home was poor, his land was small, he prayed God to expand his frontiers. Ninde muri mwebwe wigeze asenga isengesho risaba Imana kumwagurira imbago, ntanezezwe n'imbago z'iwabo gusa, ahubwo agashaka gukoresha imbaraga ze kubwo gufashwa n'Imana? How many of you have ever prayed for God to expand your frontiers? You are not satisfied with what you have, you want more. Hari igihe ubyara abana, sometimes when you give birth to children, bakaba muba mu nzu y'ibyumba 2 na saro. Sometimes you have a 2-bedroomed house with a sitting room. Abana bagakura bakaba bagabo. They grow up and become big men. Wajya kubona ukabona n'ubundi ya nzu iracyangana kwa kundi. And you find the house is still small. Ukajya kubona ukabona umusore mwiza munini ufite ubwanwa arimo araza abaza umukozi wo mu rugo ngo isukari rengo nongere mu gikoma. And this big now grown-up child comes and starts asking for where is sugar that I put in my porridge. Kibari ikimenyetso ko uwo muntu yavutse nta kintu azagura ku muryango. When you look at such a person who is not helping himself, you know that this person will not be fruitful in the future. Kubw'ibyo rero tangira usenga uyu munsi Imana ikwagure. I want to encourage you to pray today that God may expand. Imana yagura ubunyangamugayo muri wowe. That God may expand your character. Imana yagura ubwenge n'ubushobozi. God will expand your wisdom and ability.
Imana yagura amarembo kugira ngo ugere kure hashoboka. That God will open the doors so that you can reach as far as possible. Ariko ibyo byose nuramuka usenze ukibagirwa ko Imana ariyo soko y'umugisha nta kintu uzageraho. But when you pray for all these things and forget that God is the source of blessing, you won't reach anywhere. Isengesho rye ryarimo ikintu cya gatatu kidasanzwe. A third prayer that was extraordinary by twaraye this tukibonye turimo kwiga. Yasabye Imana yuko ukuboko kwayo kuzabana nawe. He prayed that God's hand should always accompany him. Ikintu cyose uzakira mu biganza byawe ikiganza cy'Imana kitakozeho bizaca mu myanya y'intoki. Whatever you receive and God has not blessed that thing, it will just disappear. Hari abantu benshi muri iki gihugu cyacu bakora mu mabanki b'abajene nkamwe. There are so many young people in this country who work in banks. Bize muri Amerika mu Bwongereza baraza bahembwa amamiliyoni. They have studied from these different Western countries and they earn a lot of money. Ariko ugasanga amazina yabo mu bitabo by'abanyamadeni mu tubari. But when you look at them, you find they have debts in the drinking places. Bivuze ngo akaboko ke karakora ariko nikigeze gafatanya n'akaboko k'Imana. It means that his hand is working very hard, but it had never joined hands with the hand of God. Ikintu cya kane kiri mu isengesho rye yasabye Imana kumurinda ibyago ntibimubabaze. He prayed, the fourth thing that he prayed is asked God to protect him from troubles. Iyo wagize ibyago ukarakara ukababara uvuga nabi. When you have troubles and you get angry and you get sad, you start talking wrong things. Wumva kubaho ntacyo bikubwiye nta nicyo bimaze. You end up feeling that life has no meaning. Ndetse iyo Satani akwegereye akumvisha yuko wakwifuriza n'abandi kumera nk'uko umeze. And when the devil approaches you, he wants you to think that even other people should not have peace. Bitewe nuko abanyabibazo iyo barimo gusenga Imana batega amatwi rero. Because when people have issues, God still listens to them. Imana yumvise ukuntu iri sengesho ritondetse neza. God understood or listened to this man's prayer. Imana yitegereza ibintu component ziri muri iri sengesho. God looked at the components of this prayer. Imana isubiza yuko ibyo asabye abihawe. Amen. And God's answer was that I give you what you have prayed for. Ndagira ngo ndebe muri mwe abantu barimo gusaba ibi bintu bine Imana ngo bizabaherekeze mu buzima bwabo. Kiganza cyawe hejuru. I want to see who wants to make such a prayer. Imana icyamuka mu mugisha rwose. Those who want to say that, God, I wish you give me a blessing. Kandi ukagura imbago zanjye. I want you, God, to expand my frontiers. Ukuboko kwawe nkakubona mu byo nkora byose. Lord, I want to see your hand in everything that I do. Kandi ukandinda ibyago ntibimbabaze. And I want you to save me from troubles. Ibyo bintu niba ubyifuza Imana ishobora kugusubiriza hano. If this is your wish, God can answer your prayer today. Isengesho rindi rikomeye mu gihe ufite ikibazo kikuremereye umutima wenda gushwanyuka. Another prayer that is important when you have a broken heart. Bijya bibaho yuko ugira ikibazo ukagishakira igisubizo kikabura. Sometimes you have a problem and you try to find a solution, you can't find it. Kandi ukabona igisubizo nikitaboneka uri busebe. And you find that if you don't find a solution, you are going to be in serious trouble. Abadayimoni bakakuzenguruka bakumvisha ko nta kintu ushoboye. And the demons are around you are telling you that there is nothing you can do about it. Mu gihe nk'icyo rero hari isengesho Imana yagennye. When you reach such a stage, there is a prayer that God prepared for you. Uyu mugabo witwa Hezekiya yari umwami. There is a man called Hezekiah. He was a king. Yego, Hezekiya uyu nguyu yari umwami ariko wanakundaga Imana. Hezekiah was a king and yet he loved God. Yari afite ibihugu bimuzengurutse bimwanga cyane. Hezekiah was a king whose neighbors were very hostile. Umunsi umwe rero bamwandikira urwandiko rwo kumusuzuguza mu baturage be. One day he received a letter. That letter was supposed to undermine his kingdom among his subjects. Uru rwandiko rwari rwo gusuzuguza Imana ya Isiraheli. This letter was supposed to diminish the value of God among the children of Kandi Israel. uru rwandiko rwasabaga ko yishyira mu biganza byabo bami b'abapagani. And this letter meant that he needed to surrender and put himself among those enemies. Urwandiko bararuzanye rero baruhereza abantu ngo barumuzanira rusome. When this letter came to him, Icyo yakoze ni kimwe. what did he do?
mu gitabo cya kabiri cy'abami igice cya 19. We look at the book of 2 Kings chapter 19. Bibiliya iravuga ngo bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko. The Bible tells us in the morning his messengers brought a letter to him. Ararwakira ararusoma. He received the letter and read it. Yagombaga gusara cyangwa gatumutwe. He was supposed to go crazy about it. Ariko yafashe umwanzuro nshaka yuko uzaza ufata mu gihe ibintu byakuyobeye. King Hezekiah took a decision that I pray that you take such a decision today. Ntabwo igihe ibintu byakuyobeye ari cyo gihe cyo kunywa inzoga ngo wirengagize ibibazo. When things are too problematic, it's not time for you to go and drown yourself into alcohol. Ntabwo ari cyo gihe cyo kugenda ngo ujye ahantu mu nzu zibyinirwamo cyangwa ngo wigunga ahantu ku buryo ushobora no kwiyahura. When you have problems that you can't solve, it's not time for you to go in dance halls or you go and hide yourself. Nubwo umubiri na Satani n'abantu bakwereka ko nta wundi mwanzuro, haba hakiri umwanzuro wafa. Even when your body says there is no more solution, there is always a solution. Bibiliya ivuga ko Hezekiya yafashe umwanzuro arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka. The Bible tells us that King Hezekiah took a decision and he went into the temple. Aragenda ajya imbere y'Imana aho Imana yasengerwaga. He went in the temple and stood before the altar. Afata rwa rwandiko yandikiwe. He brought that letter, that terrible letter. Arurambura imbere y'Imana. He put it before the altar. Abwira Imana ati rero ubuzima bwanjye narabukweguriye. And Hezekiah told God that I have given my life to you. Ibyawe byabaye ibyanjye n'ibyanjye byabaye ibyawe. Yours became mine and mine became yours. Uru rwandiko ndushyize imbere yawe kugira ngo urushakire igisubizo. Lord, I bring this letter to you and I want a solution from you. Abantu bakunda guhura n'ibibazo bibaremereye bakabizana mu nzu y'Imana bakabishyira imbere y'Imana ni abanyamugisha. Abicaye hano mwiha amashyi menshi cyane. I want to see among us here, if you have difficult problems and you get those problems and put them before the Lord, clap for yourselves. Iyo ufashe umwanya ibintu bikugoye ukabizana imbere y'Imana aho kwirirwa ubibwira abantu, ubugaragarije Imana ko ariyo mujyanama wawe mukuru. If you take your time and look at your problems and take them before the Lord, instead of taking them to your friends or to other people, you have taken a good decision. Igihe yashyiraga urwo rwandiko imbere y'Imana yaravuze ngo Mana urusubize kugira ngo bigaragare ko ari wowe Imana itandukanye n'ibigirwamana. When he put this letter before the altar, he told God, Lord, I want you to find a solution to this letter, and I want you to prove to yourself that you are a God better than all other gods. Biragoye cyane kuzitoza gusenga mumaze gukura kuko iyi myaka niyo myaka myiza yo kubana n'Imana no kwitoza gusenga. At this age that you are in, it is very important that you practice how to pray, because later when you are grown up it will be more difficult. Abigishwa ba Yesu umunsi umwe bari kumwe nawe. One time when the disciples of Jesus were with him, Luka igice cya 11. when we look at Luke chapter 11, nuko umurongo wa mbere nuko ari ahantu hamwe asenga, and it came to pass that he was praying in a certain place. Arangije gusenga umwe mu bigishwa be aramubwira ati, when he ceased, one of his disciples said to him, Databuja twigishe gusenga nkuko Yohana yigisha abigishwa be. Lord, teach us to pray as John also taught us his disciples. Ukeneye kwiga gusenga ku giti cyawe. You ought to learn how to pray as an individual. Igihe Dawidi yajyaga kurwana na Goliyati, Dawidi bamwambitse ikoti rya Sawuli. When David was preparing to fight Goliath, he was given a jacket that belonged to Saul. Iryo koti yararyambaye atera intambwe imwe ebyiri eshatu yumva kugenda biranze. He put on that jacket and he took 1, 2, 3 steps and he couldn't move any further. Akuramo cya gikoti arakigarura ati ni mukigumane nge nago nyimenyereye. He took out that coat and gave it back and said, I cannot move with this. Baramubaza bati se urakoresha iki? They asked him, what are you going to use against this giant? Ababwira ko ari butore utubuye dutoya ahantu mu mugezi w'amazi. And he advised them to pick small stones. Imana yashimye ko akabuye gatoya ariko gakubita igihangange nka Goliyati.
Goliath. God decided that that small stone is the one which put down the giant like Goliath. Imana ikeneye isengesho ryawe wita ritoya ngo rikubite ikigeragezo kingana na Goliath. God requires that prayer that you think it is small that can put down the giants in your life. Kugira ngo tutabona umwanya wo gusenga, Satani yaratujagaraje. In order for us not to get enough time to pray, the devil always distracts us. Umwanya wo gusenga iyo ugeze nibwo wakira message kuri WhatsApp z'abantu bagukeneye. When it's time to pray, you get a message on your WhatsApp. Nibwo Satani ajagaraza ubwonko. Satan, the devil, distracts your brain. Ariko nagira ngo mbabwire ngo ubuzima budasenga nyirabwo uko agenda kura azarushaho kwiyumvamo igihombo. I want to tell you that if you live a prayerless life, as you grow, you'll find that you have lost much. Ndimo ndasaba Imana ngo nkuko abigishwa babonye ko bakeneye kwiga gusenga, uyu munsi tubwire Yesu atwigishe gusenga. I want to pray that just as the disciples told Jesus that teach us to pray, I want to pray that you ask God to teach you how to pray. Bibiliya ibitubwira neza mu Befeso isomo badusomeye. In the book of Ephesians, the scripture reading, igice cya gatandatu, Abefeso igice cya gatandatu, Ephesians chapter 6, turasoma umurongo wa 18. if we'll read verse 18 in chapter 6, Bibiliya iravuga ngo musengeshe umwuka iteka. the Bible tells us pray always mu buryo bwose bwo gusenga, with all prayer and supplication in the spirit, ndetse no kwinginga, and watching thereunto in perseverance. kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso musabira abera bose. And for me that utterance may be given unto me, that I open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Gusenga, kwinginga no gusabira abera. You pray and through supplication and praying for others. Uyu munsi ni umunsi ukwiye gusaba w'Imana ukayisaba kukwigisha gusenga. Today you need to pray to God to teach you how to pray. Kenshi na kenshi abantu bajya gusenga, Satani agacisha ibirangaza imbere yabo. Many times when we want to pray, the devil brings the distractions. Hari abantu bicaye hano bagiye basaba Imana imyenda, bayisaba inkweto, bayisaba ibiryo, ariko bibagirwa kuyisaba guhinduka k'umutima. Many people have asked God to give them food, to give them clothes, to give them everything, but they forget to ask God to give them food for the Ibiryo spirit. barabiriye barabyibuha, ariko kubyibuha kwabo kubajyana mu byaha. They have eaten food and they have put on weight, but that weight takes them to sin. Imyenda barayambaye barasohoka baratembera bajya gukora ibyaha. They put on those clothes that were given through prayer, but they use them to go to commit sin. Ariko umuntu wasabye Imana kumukomereza umutima abayeho neza kandi aranyuzwe. But when you ask God to give you that strength, that spiritual strength, you get satisfied. Abajene mufite abadayimoni babahiga kugira ngo babice mungana gutya mupfe muhagaze. Young people, you have a devil that is running after you so that you don't progress in your life. Kugerageza kwiyaka abo badayimoni biragusaba kuba uri umuntu w'umunyamasengesho. If you want to run away from these demons, you are required to be prayerful. Niba ubizi ko kureka inzoga byakunaniye, imbaraga ziri mu gusenga. If alcohol has defeated you, power is in prayer. Niba ubizi yuko ubusambanyi bwagukoronije, imbaraga zirava mu gusenga. If you know that you have been colonized by adultery, the power is through prayer. Niba ubizi kuvuga nabi ntiwishimira abandi kandi ukaba wumva umutima wawe udakunda abantu, imbaraga zizava mu gusenga. If you are quarrelsome and hateful and you don't like other people around you, power is in prayer. Niba ubizi yuko kuteye ubwami bw'Imana buramutse ijuru ritashywe, ukaba ubizi ko utakwinjira, igisubizo kiri mu gusenga. Gusenga gukingura ijuru. If you look at yourself and you think heaven is not for you, prayer will open the gates of heaven. Kuva uyu munsi hinduka umunyamasengesho. From today, decide that I'm going to be prayerful. Ntukajye upfa gufata umwanzuro uwo ari wo wose nka Yosuwa utagishije Uwiteka inama. Never take any decision like Joshua without consulting God. Kuko mu rukundo harimo abagibeyoni b'abatubuzi. And you find there is people who are scammers. Hari ibintu byinshi Satani yagiye aha isura nziza kandi bihishe ububi.
the devil has disguised so many things and make them look good, and yet there are traps inside them. Nubaho mu buzima budasenga uzaza uva mu cyaha wisange waguye mu kindi. When you live a prayerless life, you'll find that you move from one sin to another. Dukeneye abantu basenga ijuru rikamanuka rikaza ku isi n'abantu bakava ku isi imitekerereze yabo ikajya mu ijuru. We need people who are praying so that heaven will come down and people will move from earth prayerfully to heaven. Imana iguhisemo kugira ngo abe ari wowe utangiza igicaniro cy'amasengesho iwanyu. God has chosen you today that you should be the one to start the altar of prayer in your home. Urabizi ko papa wawe na mama wawe batumvikana, igisubizo ni ukujya ku mavi. If you think your parents, mother and father don't understand each other, the solution is prayer. Urabizi ko abavandimwe bawe bakoronijwe n'ibiyobyabwenge kandi barushaho kuba babi no kubasebya, igisubizo ni ugusenga. You know that your relatives have an issue of taking marijuana and those drugs. Solution is through prayer. Urimo urabona urugo rw'iwanyu rwugarijwe n'imico mibi, ubukene, ubwumvikane buke n'ibigeragezo, igisubizo ni ugusenga. If your home is surrounded by bad spirits, poverty and misunderstandings, the solution is to go on your knees and pray. Abana b'imfura mu gihe cya Isiraheli nibo babaga bashinzwe gahunda yo gusenga. During the time of Israelites, the eldest children were the ones supposed to pray. Niba wicaye hano ukaba uri imfura iwanyu ushinzwe kureba amavideo, amateleviziyo no kurya ubuzima gusa, ukaba udasenga, ufite ikibazo. If you are the firstborn in your family and you think your duty is to just watch television and have fun, then you have a problem. Ijuru riduha imbaraga zo gusenga kandi ribitwigishe mu izina rya Yesu. May God give us the power to be able to pray and teach us how to pray in Jesus' name. To come and we pray. Abafitiye agahinda abavandimwe babo icyaha cyaziritse, uyu ni umwanya mwiza wo gusengana nawe. Those who have relatives and friends who are deep in sin and you want to pray for them. Abarimo gushinganisha imiryango yabo kugira ngo Imana ikomeze ibarinde, ibahe umutekano kubera ko babona abadayimoni bazengurutse imiryango yabo, uyu ni umwanya mwiza wo gusenga. I want to pray that if you want to pray for your families at home and you want to pray that God visits your homes, I want to pray for you. Icyaha cyabaziritse bashaka guca umugozi muri uyu mugoroba, kino gihe kiza cyo gusenga. If you are troubled by a particular sin and you want to break out of it, I want to pray for you. Ndasoza mvuga ngo uwifuza mu buryo budasanzwe abitekereje, abigambiriye. I want to conclude that if your wish in an extraordinary way and you have thought about it, I want you to take a step forward and we come and pray. Stand up when you have put a thought in it. Take a decision in your heart. Wowe ufite bimwe muri ibyo turimo kuvuga, if you have one of the things that we've talked about tonight, kwihagararaho bireke, ngwino hari imbaraga iboneka mu gusenga. Don't feel ashamed, don't look behind, take a decision and come and we pray. Ndashima Imana kubw'itsinda ry'abantu basenga riri hano. I want to thank the Lord for the group of people who are praying in the backstage. Kandi ibijojoba bya Mwuka Wera birimo birinjira mu mitima y'abantu kubwabo ngabo. And the devil is entering into our hearts today. Ndagira ngo nsabe umuntu wifuza gufatanya natwe gusenga atambuke dusenge. I want to pray that anybody wishing to join us in prayer to come forward. Uyu ni umugoroba mwiza wuko ibikugoye bya bindi bikurya ku mutima ubizana ku birenge bya Yesu. This is a nice evening that those things that are hurting you, I want you to bring them at the feet of Jesus. Harabakwandikiye urwandiko kuzapfa ntacyo ugezeho. Somebody has written maybe a letter to you and saying there is nothing you'll ever achieve in your life. Urwo rwandiko ruzana imbere y'Imana niyibeshaho abantu. Bring that letter to God because God is the one who sustains you. Harababyeyi bakwanze, papa wa cyangwa mama warakujugunya yumva kutazabaho. Maybe your parents have rejected you and think you won't survive. Urwo ni urwandiko ariko ruzana imbere y'Imana uzabaho. That is a letter to your life. Bring it at the altar and you'll be there. Bishoboka ko kwa muganga bakwandikiye urwandiko kutazakira ndetse bakakubwira ko iyo ndwara muzabana mpaka upfuye. Maybe you have a sickness that you feel will not be cured and the doctors have declared so.
Bring it to the altar. urwo rwandiko ruzane imbere y'Imana niyo ishobora gukiza. Bring that letter before the altar and you will be healed. Hari abakubwiye ko nta bwenge ugira utazaba uwa mbere cyangwa utazanagira n'icyo ugeraho. Maybe somebody has despised your wisdom and think you'll never achieve anything. Urwo ni urwandiko yakwandikiye. That is a letter that has been written to you. Ariko ruzana imbere y'Imana niyo ihindura amateka. Bring it towards to the altar. God changes history. Ndifuza ko abantu bose bumva bafite icyo basaba Imana uyu munsi. Tugiye gupfukama dusenge. If you have anything that you want to pray to God today, we are going to kneel down and pray. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twebwe turi abana b'abantu b'abanyantege nkeya. Kenshi na kenshi imyanzuro dufata ntidufata umwanya wo gupfukama ngo wowe uzi ubwenge uduhitiremo, ahubwo duhitamo dukurikije amaso, dukurikije ibyo amatwi yacu yumva n'ibyo kamere irarikiye. Ibyo byose bitugusha mu mutego utuma benshi bikoreye agahinda. None Mwami Uwiteka, muri uyu mugoroba abana bawe baragupfukamiye, niwe barimo gusenga, niwe barimo gusaba. Barifuza yuko ubaha imbaraga zo gucika icyaha. Barifuza yuko ubigisha gusenga. Barifuza yuko imbaraga z'abadayimoni zibagose, zibajyana mu bintu batabishaka, zicibwa intege n'amaraso yawe. Abana bawe barapfukamye kubw'imiryango yabo. Abadayimoni kenshi bajya bigaranzura mu miryango yacu, bakagira ibibi bagaragaza bituma ababyeyi bacu badahuza. Hano hari abana Mwami Uwiteka bikoreye agahinda, bumva badasusurutse mu mitima kubera ibyo babona iwabo. Turapfukamye ngo uhindure amateka. Hari abaturiweho amagambo mabi, hari ababwiye ibintu bibi, hari abajugunywe, hari ababyeyi batishimira n'abavandimwe babo ntibabishimire. Ubwo uri Imana yaducunguye i Karuvali, ni wowe twishimira ngo uhindure amateka. Uyu mugoroba utubere umugoroba udasanzwe. Dupfukamye twihana, dupfukamye dusenga isengesho ryo guhindurirwa amateka, dupfukamye dusaba gusigwa amavuta ku maso kugira ngo tumenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Ikiganza cyacu tugishyize mu cyawe ngo dusindagize. Turabanyantege nke ntituzi uko dusaba. Wowe ufite ububasha bwo kumenya hazaza hacu n'ibizakenerwa, ibyo ubona byadufasha, byagira icyo bitumarira, bikazatuma abana bawe bapfukamye hano barwaye bakira, bikazatuma abafite ibigeragezo n'amakuba boroherwa bakaza mu nzu yawe bakagushima. Ibyazatuma tuboneka mu bwami bwawe, tugazamura ikiganza dushima ko ari wowe watwambukije. Ubiduhera ubuntu mu izina rya Yesu, amen.